Mwaramutse dusenga Imana mbere yo gutangira. Mana yacu turagushimye muri iki gitondo ko tugiriye ubuntu kugira ngo twumve ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni imbuto itabora, ni ijambo ritanga ubuzima, ni ijambo rihindura rigafata uwari umunyabyaha rikamugira umukiranutsi ndetse rikabeshaho n'abakiranutsi. Turagusabye rero kugira ngo binyuze mu ijambo rya muri iki gitondo n'ubundi tubashe kwakira ubuzima, tubashe kwakira imbaraga, kubera ko uyu ari umutsima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru. Rero twemerere twese abari aha bari ku ikoranabuhanga tubashe kwakira ijambo ryawe nk'ubuzima. Ni mu izina rya Kristo Yesu tubisabye, amen. Reka dutangire dusoma Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma. Abaroma igice cyaho cya mbere, turasoma imirongo mikeya guhera ku murongo wa 14 gushyika kwa 17. Abaroma igice cya mbere umurongo waho wa 14 gushyika kwa 17. Nimba mwageze mureke dusome. Abaroma bice ni icya mbere umurongo wa 14 handitse ngo Abagiriki n'abatari Abagiriki, abanyabwenge n'abaswa mbafiteho umwenda. Nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza, namwe abari i Roma. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Dusomye gushyika ku murongo wa 17. Amen. Mwaramutse neza. Dushima Imana ituhaye amahirwe kugira ngo tubashe kumva ijambo ryayo. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo mbafitiye umwenda cyangwa se mbafiteho umwenda, nk'uko tumaze kubisoma muri Bibiliya. Sinzi nimba muzi umwenda, ariko habaho imyenda y'uburyo bwinshi. Ntabwo umwenda buri gihe bivuga inguzanyo y'amafaranga. Rimwe na rimwe mujya mubwira abantu uti ndumva afite umwenda wo kugusura, sibyo? Umwenda rero turi kuvuga hano n'ubundi twavuga ko ari nk'ishimwe umuntu yiyumvamo kubera impamvu runaka, kubera icyo wakorewe, icyo kintu wakorewe cyangwa ubwo buntu wagiriwe, iyo neza wagiriwe, ukumva ufite impamvu, ikagutera impamvu yo kumva ushima cyangwa se ufite inshingano runaka kubera aho iyo neza yaturutse. Izo nshingano wiyumvamo rero zishobora kugutera kugira icyo kora, yaba gushimira uwakugiriye neza, yaba se kumusura, yaba kugira n'ubundi buryo umushimiramo ubwo ari bwo bwose. Nicyo twita umwenda hano, cyangwa se n'uwo mwenda Pawulo ari kugerageza kutubwira hano. Uyu mwenda rero abantu bose bakiriye imbabazi z'ibyaha baba bawufite, gusa hariho abatabimenya ahari, cyangwa se abatumva n'uburemere bwawo, cyangwa se n'ababwumva ntibabwumve kimwe. Njyewe maze kwakira agakiza, nahujwe n'ubutumwa bwiza mu mwaka wa 2010, ariko nakira agakiza mu ntangiriro za 2011 mu kwezi kwa mbere. Mu mezi 3 namaze numva ubutumwa bwiza, byanteye kubona ko
mu by'ukuri abavugabutumwa bagira umumaro munini cyane mu buzima bwacu bwo kwizera Imana, kubera ko ayo mezi yose nayamaze mbwirizwa, ariko sinashoboraga gushyikira neza uburyo umuntu ashobora kwera nk'Imana, uburyo umuntu ashobora gukiranuka nk'Imana, uburyo umuntu ashobora kuvuga ko yababariwe ibyaha byose, ibyo yakoze, ibyo akora n'ibyo azakora. Icya mbere Satani yampaga ubwoba akambwira ko ibyo bintu mbyizeye byantera gusayisha. Gusayisha muzi icyo ari cyo? Gusayisha ngira ngo ni terimi ikoreshwa mu madini mushobora kuba mutazi. Gusayisha na Savi yarabizi. Gusayisha muri iyo sansa bivuze ngo nimba numvishe ubutumwa bwiza nkamenya ko nababariwe ibyaha byose, ibyo nkora, ibyo nakoze n'ibyo nzakora, ubwo nshobora kubikora uko nshatse. Ibyo ntakoze byose mu gihe cyahise nkaba nabikora ubu ngubu, kubera ko menye yuko nababariwe. Ubwo ugiye gusayisha. Ibyo bitekerezo rero byatumye mara amezi 3 yose mpanganye n'ababwiriza, bakambwiriza, ariko byagera aho ngaho ngashyiramo ingufuri nayifunga, ku buryo imfunguzo nazijugunye nk'amezi 3 yose. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2011 hari kuwa gatandatu nimugoroba nahuye n'Imana. Imana rero yo ishobora byose. Hari ukuntu yaje gufungura umutima wanjye, nimba yarafashe za mfunguzo nari narataye zawo, nimba yarakoresheje iki simbizi, ariko uwo munsi muri uwo mugoroba nibwo nahuye n'Imana insobanurira ikibazo nari mfite. Ikibazo rero nari mfite kugeza icyo gihe nta nubwo nari nkizi, ntabwo nari nkizi, ariko uwo mugoroba nibwo nakimenye. Njye natekerezaga ko kuva muri 1998 natangira urugendo rwo kwizera Imana, kandi ndayizera n'umutima wanjye wose, ariko nkumva ibyo numvishe ni bishya, ariko nkumva bitantera kuvuga ko imyaka yose nari maze yabaye impfabusa, ntari narizeye Imana. Numvaga wenda ari ikindi kintu kiri bwiyongere ku byo nari maranye igihe. Ibyo rero kubera ko bidashoboka, kwari nko kuvanga n'ibiki bitavangwa, n'amazi n'iki n'amavuta. Byari nko gushaka kuvanga amazi n'amavuta ngo bikore melange homogene, bikora ikintu gisa, kandi bidashoboka. Njye rero sinari mbizi, ariko kugira ngo ibyo bintu bikemuke, ntugire ngo byakemutse hakoreshejwe ubuhanga bundi, kuko ibyabira byo nari narabyize igihe kinini. Ndubwo umurongo winjiye mu mutima wanjye, nari maze amezi 3 yose nkumva, ariko mubwiriza hari utuntu abantu batubwirizaga bajyaga bakoresha, ngiye kudukoresha birananira, ariko sinzi impamvu, kandi ari twe twankijije. Iyo ushyize mu bwenge wumva nta nubwo ari ikintu gikomeye. Amaze gusoma Abaheburayo igice cya 17 yatweretse ikaramu, haza ngo iki ni iki, mwese se nimukizi iki ngiki? Abantu bati ni ikaramu. Gusa kuko uwo munsi ntari impanganye n'umubwiriza, ngira ngo niyo mahirwe nagize, njye nari ndimo musemurira.
n'abana bajije ngo iki ni iki, barashubije nk'uko muvuze bati iyo ni ikaramu. nanjye aravuga ati se ubu Imana iramutse ikubwiye iti waribeshye iyi si ikaramu ni umuntu, ubwo wavuga ko icyo ari iki noneho? iki ni iki? muri abanyamwuka. Abana rero bari barimo babwirizwa basemura baza bati si ibyo bishuka bita iyo Mana ihindura ikaramu umuntu yabije ite? Yabatse nta kuntu ikaramu yahinduka umuntu. Ati nubwo Imana mwizera yabibabwira? Reka da, baratsimbarara. Yakongera akabaza ati iki ni iki? Bwo bati ni ikaramu. Yasubirishijemo inshuro nyinshi, nta n'umwe ushobora kuvuga ko ari umuntu. Icyo kibazo rero cyambyariye ngewe ikindi. Icyo gihe Imana yarambajije mu mutima wanjye ngo kuki kimucyita ikaramu wundi? Kuki kimucyita ikaramu? Muri uwo mugoroba nafashe ahantu nandika impamvu zose zishobora gutuma ikinyita ikaramu. Imana yanjye irambwira ngo subira muri izo mpamvu, nusanga izo mpamvu harimo Imana ubwo uraba wizera Imana. Nusanga muri izo mpamvu nta Mana irimo ubwo uraba wizera iki? Uraba wizera abantu cyangwa Satani. Ikintu gitangaje ni uko mu mpamvu zose zitumiye mvuga ko ari ikaramu nta Mana nasanzemo. Mwari umunsi n'umwe Imana yababwiye ngo iyi ni ikaramu? Imana yigeze babwira ko iyo ari ikaramu? Hari abo mwabisomye muri Bibiliya? Aha. Kuva uwo munsi rero natangajwe nuko nabayeho nizera umuntu kuruta uko nizera Imana. Ku nshuro ya mbere nibwo nabonye ko impamvu ntabashije kwizera iby'Imana ivuga muri Bibiliya nuko nabayeho nizera iby'abantu gusa. Nicyo gihe namenye ko mu myaka yose 12 nari maze nari ntarizera Imana n'umunsi n'umwe. Nicyo gihe namenye ko nibyo kwihana naraga mvuga ngo ndihana nabyo byari ibinyoma. Sinigeze nihana habe n'umunsi n'umwe. Uwo munsi narihanye ndizera. Haleluya. Nihanye gute rero? Icyambere, kwihana kwanjye kwashingiye ku kuba narizeraga umuntu aho kwizera Imana. Ibi ngibi byansunikiye ku gusobanukirwa ibyanditswe byose nari narabwirijwe. Kwibwira kose umutima w'umuntu utekereza ni kubi gusa iteka ryose. Ni koko iri jambo ni ukuri. Ni gute natekerezaga ko kujya mu rusengero ari igihamya cyo kwizera Imana? Ni gute nabayeho ntekereza ko nubwo ndi umunyabyaha kuba ndirimba muri korali ubwo ari igihamya cyo kwizera Imana? Ni gute nabayeho ntekereza ko nubwo ndi umunyabyaha kuba mpagarara nkasoma Bibiliya nkabwira abantu ibyanditsemo ari igihamya cyo kunizera Imana? Nza gusanga byose byari bishingiye ku kwizera iki? Umuntu. Ibyo rero bivuze iki? Bivuze ko kugeza icyo gihe nari ikivumo ubundi. Ko mu gitabo cya Yeremiya, gatsoma Yeremiya gato, Yeremiya ibice 17. Yeremiya ibice 17 umurongo wa 5. Haranditse ngo ko niko Uwiteka avuga ati havumwe umuntu wiringira undi muntu
akishima amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka. havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka. maze kumenya ko nabayeho ndi ikivume, ngerageza kwishima amaboko yanjye, ibyo nakoze mvuga ngo ndakorera Imana, mvuga ngo ndubahiriza amategeko y'Imana, nibwo namenye ko ntigeze nihana n'umunsi n'umwe. Igitabo cy'Abagalatiya ibice 3:10 aravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume. Mu yandi magambo, aba bantu bishima amaboko yabo, bishimira ibikorwa byabo, abo bose ni ibivume mu maso y'Imana, kuko bagerageza kubahiriza amategeko y'Imana bibwira ko bayashyitse, bibwira ko basohoza ibyo avuga, bigatuma batizera ko Yesu yasohoje iby'amategeko asaba. Ntibyarangiye rero nsobanukiwe neza ko ntigeze nizera Imana n'umunsi n'umwe. Menya impamvu nagoye cyane ababwiriza muri ayo mezi 3 yose. Hari umuririmbyi umwe yavuze ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, maze kubimenya ndihana, maze kwihana ndizera. Bunini iyo niyo nzira. Muri Mariko igice cya 1:15 aravuga ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza, cyangwa se mwihane mwizere. Mwizere Imana yaboherereje ubutumwa bwiza. Rero wakwibaza ngo ubutumwa bwiza ubundi ni iki? Reka tusome mu gitabo n'ubundi cy'Abagalatiya. Abagalatiya igice cyabo cya mbere. Abagalatiya igice cya mbere dore ku murongo wa 4. Igitabo cy'Abagalatiya igice ni kimwe n'ubundi. Umurongo wa 4 uvuga ngo iki? Uravuga ngo witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi cya none, nk'uko Imana Data wa twese yabishatse. Icyubahiro kibi cya iteka ryose. Amen. Ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa, nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu bahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Haleluya. Kugira ngo wumve ubutumwa bwiza nuko wumva ubundi butumwa, nuko usobanukirwa izindi nyigisho zitandukanye n'ubutumwa bwiza. Abantu bamwe mu minsi yashize igeze kumva igihuha ngo hari idini ryaje ngo risenga Satani, ngo rishaka ko baryandika mu Rwanda, ngo barabyanga. Nawe mwarabyumvise? Ejo nabwo ngo hari wajunguje ngo ibendera ry'abatinganyi ngo mu rusengero. Rero utu tuntu twose iyo numvise ndibaza ngo ariko nimba Bibiliya ivuga ko inzira ngari abayirimo ari benshi, akaba ari inzira ifunganye irimo abantu bake gusa, ubundi amadini yose yo mu Rwanda asenga iki? Nimba iryo dini ari ryo ryarije risenga Satani ryonyine, andi yasenga iki? Wenda itandukaniro nuko abo babyerura bati dusenga Satani,
simbizi sindanahura nabo, ariko njye nabayeho nsenga Satani imyaka 26 yose, ko nakiriye agakiza ngize imyaka 26 nimba nibuka neza. Ariko kuva ndi mu nda ya mama kugeza ku mwaka nakiriye agakiza, nimba ntarasengaga Imana se murumva narasengaga? Okay, dushaka kuvuga ko wenda basenga Imana, ariko Bibiliya ivuga ngo si abantu bose Imana ishaka ko bayisenga, sibyo? Mwabe mubizi? Ntabwo Imana ishaka ko abantu bose bayisenga, kubera ko abo Imana ishaka ko bayisenga hari uko bagomba kuba bameze. Mu gihe rero abantu baba mu nyigisho z'ubundi butumwa butandukanye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo, ubutumwa butera abantu guhagarika imitima, bene abo ntabwo Imana ishaka ko bagira gute bayisenga. Nushaka kumenya abo Imana ishaka ko bayisenga, byanditse mu gitabo cya Yohana ibice 4. Muri Yohana ibice 4 Yesu yahuye n'umugore w'umusamariyakazi, yari amaze igihe atanyurwa, ahagaritse umutima, yari ahinduranyije abagabo ageze ku wa 6. Igihe yaganiraga na Yesu, buhoro buhoro yagiye atahura ko ubutumwa bwa Yesu ari ubutumwa bwiza koko butandukanye n'izindi nyigisho. Nibwo rero Yesu yamubwiye ati, reka tubisome ntacyo. Yohana ibice 4, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Mu gice cya 4 mirongo 22 hatangira avuga ngo dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Mwumvisha Imana ishaka ko bayisenga? Rero hari abantu benshi baba basenga ibyo batazi, ntibazi nimba basenga Satani, ariko ntibanazi nimba basenga Imana. Ye nubwo baba basenga Imana, ntabwo bari mu mubare w'abantu Imana ishaka ko bayisenga. Kubera iki? Kubera ko abo Imana ishaka ko bayisenga ntabwo ari abajya kuyisengera akanyarira, si abajya kuyisengera mu mazi cyangwa mu butayu, si abajya kuyisengera mu nsengero runaka, ahubwo ni ba bandi basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko bene abo ntibashaka ko bamusenga. None gusengera Data mu mwuka no mu kuri, byo wakwibaza ngo ibyo se byo ni ibiki? Biravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Muri Yohana 17:17 ko Yesu yasenze. Bagomba kuba ari abera, bagomba kuba ari abantu bejejwe n'ijambo ry'Imana, bejejwe n'ukuri, bakakira mwuka wera. Kubera ko mwuka wera iyo ageze mu muntu ntabwo yakomeza kuba umunyabyaha nanone. Mu yandi magambo, abo Imana ishaka ko bayisenga ni abakiranutsi. Nimusoma Yohana, Yesu yakomeje kugaruka ku iki kintu, ko mu gice cya 9 umurongo 30 nimba atari wa 31 haravuga ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha.
dore abantu Imana idashaka ko bayisenga nta nubwo yabumva. Abo ni bantu ki? Abanyabyaha. Yesaya 5:9 aravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwa gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo ibyaha byanyu no gukiranirwa kwanyu niko kwateye Imana kubima amaso yanga no kumva. Nta munyabyaha usenga Imana. Iyo umunyabyaha asenze Imana bisa n'aho asenga Imana, ariko ubundi ubivuze weruye abasenga Satani, kubera ko Satani niwe yizera ko iyo ari ikaramu, kugeza n'aho Imana yamubwira ko atari ikaramu atabyemera. Niki gituma abantu nubwo ahantu henshi biri babwira ko bejejwe, bo bakomeza kuvuga ngo nta muntu ushobora kwera akiri mu isi. Namaze imyaka 5 ndwana n'ikibazo cyarananiye, mbaza abashumba, mbaza abigisha Bibiliya, bose bambwira ngo se wa mwana we, ngo muri iyi si ninde wera? Kandi ubwo ni pasiteri. Ibi byarambabaje cyane kubona pasiteri atazi uburyo umunyabyaha wera. Ngira ngo nibyo byatumye hari numva nanjye mfite umwenda. Haleluya. Rero Yesu Kristo amaze guhura n'uyu mugore, yamuyoboye ku kwakira ukuri. Yesu muri Yohana n'ahandi mu gice cya 15:3 yaravuze ngo none ubu mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Iyo tumaze kumva ukuri ari ryo jambo ry'Imana, iri jambo iyo turyakiriye mu mitima yacu riratweza rikadutunganya. Rero yambuye nanjye icyo gihe ko ndi umunyabyaha binyuze muri rwa rugero, menya ko ntigeze nizera Imana mu myaka 12 yose, nibeshyaga ko nyizera. Ndihana. Maze kwihana, ikintu gitangaje ni uko kwizera kwatashye mu mutima wanjye. Ntabwo byari ibintu bigoye, n'undi cyari ikibazo cya za mfunguzo nari narataye zatumaga umutima wanjye utakira ijambo ry'Imana. Njye mbwira abantu ukuntu nasomye igitabo cyitwa Ibanga ryo kubabarirwa icyaha no kuvuka ubwa kabiri umunsi umwe, ntanahagurutse. Ubwo nicaye nari ndano bita Nyenyeri, nicara ahantu hari ku cyumweru, urumva nari numvishe ijambo rifungura umutima wanjye ku itariki 8 kwa gatandatu nimugoroba. Ku cyumweru mu gitondo ntabwo naje ngiye hano gusenga, nta n'ahandi nagiye. Uwambwirije yari yampaye igitabo, naricaye ndagisoma. Kubera ukuntu cyandyoheye, ntabwo nabashije guhaguruka aho nicaye kereka nkirangije. Ndagisomye guhera saa 12 za mu gitondo kugera saa 12 za nimugoroba ntarahaguruka. Aho nicaye niyo banzaniye amafunguro ya saa 6 n'aya nijoro. Rero kuva icyo gihe nibwo nabashije kumva ko igihe cyose nari narayobye. Natangiye gutekereza imyaka yose yari ishize, mu by'ukuri mbeshywa nanjye mbeshya abantu. Nubwo ntazi kuvuga cyane, ariko ahantu hose nabaga ndi sinaburaga abantu nyobora. Kuva nkiri umwana nahereye nyobora amakorari matoya y'abana, nkababeshya kuko nanjye nabeshywe. Ngeze
muri segonderi nyobora gurupe yose y'ikigo y'abaporoso, ni ukuvuga abatari abadive, ko nigaga ahantu mu gace k'abadive, nabo ndababeshya imyaka 3 irashira, ndabeshya ibyo nabeshywe. Ngeze i Butare ndavuga ngo ngiye kwiga Bibiliya, nkomeza kubeshya abantu ko ndumva nanjye byaranshanze. Niga Bibiliya ahantu, ariko abanyigishaga nabo ndababaza, se ko birivuga ko abera mu isi Imana yishimira, ni gute umuntu yaba uwera? Nabo ntibansubiza, numva ko nabo bambeshye, ariko nta gisubizo nari mfite. Kumenya ko bambeshye icyo gihe nari ntangiye kubimenya, kubera ko iyo nagereranyaga ibyo Bibiliya ivuga n'ibyo bambwira numvaga bihabanye. Ndetse ni gute umuntu yakubwira ko nta wera uri mu isi kandi akabikubwira yigisha Bibiliya, Bibiliya ikubwira ko abera bo mu isi ari Imana yishimira bonyine? Numva uwo muntu aba yizera Imana? Njye narasomye Zaburi ya 16:3, haranyibwira ngo abera bo mu isi niyo mfura Imana yishimira bonyine, nta nubwo ari abantu bose. Menya ko ndi mu mubare w'abantu Imana itishimira guhera muri 2006, ariko nabaza abantu bakambwira ngo nta wera uba mu isi, ngo twese dutunzwe n'ambabare. Kandi ni abapasiteri, abandi ni ababwiriza, abandi ni abigisha ba Bibiliya. Nubwo rero bambeshyaga ntafite igisubizo, ariko nabonaga ko bambeshya kameme. Kuva 2006 nta muntu wambeshyaga ngo nyoberwe ko ambeshya. Ni nayo mpamvu nimba wenda mwarakunze kuba mu madini, ngiye kuva 2006 sinongeye kwatura ibyaha, bya bindi byo kwicara ngo muri korali cyangwa se muri mu masengesho. Kubera kubura aho njya najyagayo, ariko najyayo bya bindi abahanuzi bitakuma ngo barabwira abantu ngo ntibiyeze. Sinzi n'impamvu ntawigeze ankiniraho, numvaga narabaye umurakare, ntahaza kumbwira ngo niyeze. Mbibamo indi myaka myinshi, ariko mbona ko bambeshya. Mwe rero mwagize amahirwe hanze, mwarakira agakiza, nabyo byari bikibaryoheye. Ibyo byari byaramvuye ku nzoka. Kubona umuntu akubeshya inshuro imwe, inshuro ebyiri, nari ntangiye kubibona ko wambeshya, ko nta kuntu waba ukoresha Bibiliya ariyo wigishirizamo ngo uvuge ibihabanye n'ibyo ivuga, kandi ngo uvuge ngo wizere Imana. Rero kubera urwo rugendo rwose, yewe nageze nta numva ubukristo nabureka, mbona ko ubukristo bwose ari ikinyoma, ngo nibere umusilamu, ariko ngira amahirwe nabyo hari icyatumye ntabijyamo. Ariko nabyo nabiretse kubera ko nari menye igitabo bakoresha ko nacyo ubwacyo batacyemera uko kivuga. Kuko nimba cyo ubwacyo kivugira ko kigisha ubumenyi se bwayo, ntabwo siyanse yajyana umuntu mu ijuru. Icyo nacyo cyanyeretse ko nabyo ari ibinyoma. Abantu rero twarabeshywe, ariko ubw'ubuntu bw'Imana naje kumenya ko ntigeze nizera Imana ku itariki 8 z'ukwa mbere. Rero uyu munsi twasomye Abaroma igice cya mbere. Abaroma igice cya mbere aho twasomye ni urwandiko Pawulo yanditse, ariko umurongo wa 14 bavuga ngo abagira iki n'abatari abagira iki, abanyabwenge n'abaswa,
bafiteho umwenda. Kuko twatangiranye nabasobanuriye umwenda icyo uvuga. Pawulo kubera nawe inzira yaciyemo umunsi yakiraga agakiza, yatangiye kwiyumva ko afite umwenda. Uyu mwenda ntabwo ari amafaranga yari yarariye cyangwa yaragujije banki, ahubwo ni ukumva ko afite inshingano runaka kubera ishimwe cyangwa se umutima ushima w'ubuntu n'ineza yakiriye ku Mana. Igihe cyose uvuze ngo mfite umwenda ntabwo uba uvuga umwenda w'amafaranga. Ushaka ufite umwenda wo gusura umuntu kuko wenda wabimusezeranije cyangwa se ubyiyumvamo kubera urwo rukundo mukundana. Mu gitondo hari umuntu twawe na bwana ariko ntikutatwakira ngo tugusure. Narambwira ati ahubwo wowe ufite umwenda wo kubanza kuza, ubundi twari dufite gahunda yo kuzamusura turi itsinda. Tugira n'umwenda wo gusurana. Ariko uyu mwenda Pawulo avuga akomeza awusobanura akavuga ngo nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza. Amen. N'umwenda wo kubwira abantu ubutumwa bwiza, yaba bagira iki yaba tarabagira iki, bapfa kuba ari abanyabyaha gusa, bose bafite impamvu zagutera kubabwira ubutumwa bwiza. Kubera iki? Ntabwo dutandukanye nabo. Inzira twanyuzemo niyo nabo bakirimo uyu munsi. Pawulo yandikira Abakorinto ba mbere mu gice cya 6 yaravuze ngo twese twari abanyabyaha, twese twarakiranirwaga, twese twari nkabo, ariko ubu twarejejwe, twaruhagiwe, dutsindishirizwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubwo twahuraga n'Imana mu mitima yacu, Mwuka Wera akatwemeza ko turi abanyabyaha, atari uko twakoze ibyaha, ahubwo kuko twavukanye kamere y'icyaha. Mwuka Wera akatwemeza ko nta cyiza kiba muri kamere yacu. Mwuka Wera akatwemeza ko tutigeze twizera Imana n'umunsi n'umwe. Nicyo gihe twihanye turizera. Bemberaga ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana ndizera, aranyuze. Ngo ibyo ndirimba n'ibyo mvuga nta kindi nkorotse gushima Umukiza. Rero dufite umwenda w'irishimwe Imana yashyize mu mitima yacu, aho tugomba kubwira abantu ubutumwa bwiza. Kubera iki? Umurongo wa 16 turavuga ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga. Niyo mudakwiriye kudukoza isoni. N'imbaraga ifata umunyabyaha ikamugira umukiranutsi. N'imbaraga ikura ikuzimu umuntu ikamujyana mu ijuru. Rero ko ubutumwa bwiza ari imbaraga ubwabwo, nta n'umuntu bukwiriye gutera isoni, yewe si n'umwenda wamutera kujya abebera. Iyo uri mu mwenda wundi gerageza kwihisha, ariko isi umwenda utuma twihisha, n'umwenda utuma dushira amanga aho turi hose. Kubera ko ni ikintu gitangaje. Tekereza imyaka 26 abantu bose muhuye mu gihugu bakwigisha ubundi butumwa buguhagarika umutima. Mbabwire se ngo warubona narahuye nawe cyangwa se ndabirota? Hari abavandimwe bajya bambeshya nabo ngo babihishuriye ngo nimba ngo ari meza 80 na kangahe.
yose mwahise mujya ikuzimu, mwahise mujya mu ijuru, ni gute waba warahishuriwe imbaraga mu gihugu gitoya nk'u Rwanda muri 80? njye navutse muri 80. kuva igihe navukiye kugeza ngize imyaka 26 nkaba nari ntarakumva n'umunsi n'umwe. murumva ibyo bintu bisobanutse? ese abo bantu bahise bajya ikuzimu wenda baragaruka ejo bundi, bagiye mu ijuru bagaruka 2005? ntabwo mbizi. Good News yageze mu Rwanda 2005. ariko ibi bigaragaza umumaro w'itorero ku gihugu. Haleluya. kuko itorero rimaze gushinga ibirenge ku gihugu, birabangwa ibirenge by'abavugabutumwa ni byiza ku musozi, naho abantu baravumbutse. biranashoboka ko ibyo bavuga wenda ari ukuri, ariko nubwo baba barakiriye ubutumwa bwiza ntabwo babwakiriye nk'imbaraga. ikizaba kubwira benshi nta nubwo bazi kwihana icyo ari cyo. cyakora kubera ko abenshi bari baturiye Kongo, nimukurikirana amateka muzabona ko hari umugabo w'umwongereza wigeze kuza muri Kongo kera, wari ufite inkomoko mu itorero rya Ndera. hari abagabo bagiye babashirirwa ubutumwa bwiza bake bakeya mu bihe byashize. ariko icyo nashaka kuvuga, hari ibiranga ubutumwa bwiza ubundi mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere, Abatesalonike ba mbere igice 1 umurongo wa 5 n'uwa 6. dusome uwa 5. nabanga kuko ubutumwa bwiza twahawe butabageza ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. icya 2 umurongo wa 10 umurongo w'9 wongeraho kavuga ngo kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye n'ukuntu mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho. ni ukuvuga ngo iyo umaze kwakira ubutumwa bwiza ugomba kuba uri umuntu udasanzwe, kubera ko ubutumwa bwiza si amagambo. iyo ukomeje ukaba umuntu usanzwe uba ufite ikibazo. ubutumwa bwiza ntabwo bwaje ari amagambo, ahubwo bwaje ari imbaraga. ubwabwo ni imbaraga y'Imana. rero bufite imbaraga, buzana na mwuka wera. mwuka wera akatwemeza uburyo turi abana b'Imana, twera nka Kristo, nta cyaha na kimwe dufite, ariko akanatwemeza kwimura ibigirwamana tugakorera Imana nzimihora. rero maze kwakira agakiza, mbabwije ukuri nakundaga idini yanjye narayikundaga cyane, ukuyeho kuba itarampaye ubugingo buhoraho, ariko ubundi numvaga nyikunze ku buryo njya mbibwira abantu babyemera, ariko namaze umwaka ntarayivamo kandi narakiriye agakiza. no kuyivamo
navuyeyo kuko naje hano gusa kubwiriza ubutumwa bwiza. Imana impamagaye bwa kabiri, yarampamagaye ndahita ndapfa, irongera irampamagara nabwo ndongera ndayitaba, ubwo mpfa buri munsi. Rero umunsi umwe numvise pasiteri abwiriza avuga kuri cyanditswe umurongo twasoreje. Ni umurongo uvuga ngo kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azaheshwa no kwizera. Haleluya. Muze kumva ko ukiranuka azabeshwaho no kwizera, ahanditse ukiranuka nashyizemo izina ryanjye ko nari namaze kuba umukiranutsi. Ndavuga uzi ko burya ibintu natekerezaga nabyo atari byo. Riri ni itegeko ry'abakiranutsi. Umukiranutsi abeshwaho n'iki? No kwizera. Ntabwo abeshwaho n'amafaranga, ntabeshwaho n'akazi keza, ntabeshwaho no kwiga cyane. Ntabwo ndi kubabwira ariko ngo mureke kuyakorera cyangwa mureke kwiga, ariko icyo wakora cyose nimba uri umukiranutsi ujye ugikoreshwa no kwizera. Kubera ko umukiranutsi abeshwaho n'iki? No kwizera. Rero biravuga ngo dufite umwenda. Iyo mwenda ntabwo ari umwenda w'ikindi cyose, ahubwo turi abantu bafite ishimwe mu mitima yacu ridutera kumva dufite inshingano zo kubwira abantu ubutumwa bwiza, kubera ko kwizera twakiriye kwishimira kubwiriza ubutumwa bwiza. Reka kubw'umwanya dusoreza ahangaha, ariko si Pawulo ufite umwenda wenyine, si nanjye wiyumvishemo uwo mwenda njyenyine, nawe birakureba. Mwese muri abakiranutsi, kereka waba ukiri umunyabyaha nibwo waba udafite uyu mwenda, ariko niba ukiri umunyabyaha nawe humura dufite umwenda wawe, uzaze tuwukwishyure. Murakoze.